bizi udutitire tugiye guhita tuba ariko nta kibazo. Understand ko icyambere umbajije ku kijyanye naho bigeze, biri mu nzira biri hafi kabisa. Ariko azaba ari Saturday yari yose tu maybe dota azaba ari nko kuwa gatanu saa saba, none reception mugoroba saa 10 kuwa gatandatu. Mbaje ikibazo cyiza rwose, Imana igumugisha kubera ko urankurikirana. I can tell, Imana igumugisha. Igitabo mbura nari ndi kuri rush nashaka kuzagisohora, ariko naje gusanga ari lack of knowledge kuita nihuta nsohora igitabo, so kurindira nkagwiza ubwenge nkunguka ibindi bitekerezo no nkazabimbira muri icyo gitabo. Nibaza ko kizaba kiza kurusha, kubera ko aho ngeze uyu munsi na experience mfite irarutina nifite muri 2017. Ubundi nyandika nka memory, nyandika hari n'ibyo mfite muri telefone, muri agenda yanjye. Igitabo cyitwa ngo ngewe n'inanga yanjye, Just Me and My Guitar, nuko cyitwa. Ababizi n'iryo zina nta nubwo nzanarihindura, ariko icyo uko ntinda niko nunguka byinshi, so nzongeramo byinshi. Nta nubwo n'uyu mwaka wa 2025 kizasohoka, maybe wenda 2026 ntabitekerezaho, cyangwa 2027. Murakoze cyane. Yes, reka mpere kuri The Ben. Mbere ko duhuzwa n'umuziki, turi inshuti. Twahuje nuko mama we akunda ibihangano byanjye, bituma rero tuza kuba abavandimwe. Namushimiye nuko yanyitabye mu gitaramo cyanjye. Nanjye ningirwa umugisha, niko ntazi nshobora kuzaba ndi muri Kenya, ariko nanjye nakabaye nkamusapotinga rwose. Kandi Ben aragenda akagura tike akakitabira nyine nk'umuntu waje gusapotinga. So kubijyanye n'indirimbo yacu, Ben n'umunya, ariko arangiza arambwira ati Izere, dukeneye indirimbo ishobora kuba itari y'uyu munsi gusa, dukeneye indirimbo ishobora ku breaking through ikaba international, ikaba yagera kure cyane. Rero bituma dushiramo turapozingamo gake kugira ngo tubanze turebe ikintu twakora cyagutse. Urabona afite audience nawe y'abantu bo hanze, urumva rero nanjye harabo mfite, byaba byiza dukoze ikintu nyine kitari cya hano gusa, ahubwo cyafasha hano kikanagena hanze. Niyo mpamvu twa slowinzeho, ariko project cyahari rwose. Kuri Bubu ni inshuti yanjye, ahubwo nuko uyu mwaka ntago yashakaga guproducinga ibijyanye na concert, kubera ko ngewe naravuze ko nzakora imyaka 3 ikurikirana, ishobora kwiyongera of course. Rero uyu mwaka wa gatatu asa nkaho yari ari busy, yarafite utundi tuzi, ansaba ko twabisubika. Noneho nanjye rero ndambwira nta kibazo, nzi yaranja ndebe uko mbigenza. Yego. Kuri Nduhungire waravuze ko yanyankarije gukorera muri Stade Amahoro. So warumvaje ikibazo cyari uyu mwaka. So hari icyambere Stade murabizira cyari nshyashya, sibyo? Hari protocole nyinshi bisabwa kugira ngo nakoremo hariya, so rero niyo mpamvu by'ukuri. Ariko narabajije amakuru, so sinshaka kuvuga amabanga y'akazi k'abandi, ariko nyine ntibyakunze. Nambiteganya, why not? Yeah. Ibyumviro mfite kuri concert nuko ndashima Imana niba mwabinotisinzemo gake kubera imyiteguro tumaze iminsi. My voice cracked earlier tutangiye igitaramo, ariko ndashimana kuri audience yacu. So twahise dufata igitaramo haragurumana nyine dukomeza umurimo, nta cyapfuye. So ndashimana kubw'abantu banjye mu by'ukuri. Abantu babaguze amatwi bakaza, biragaragara ko baje guhimbaza Imana, ko ntawe waje kureba. Ubona ko buri wese abari mu murongo wo kuramya no guhimba. Nje nibyo ndashima Imana kubw'abantu, niko niyumva mu by'ukuri. Sinzi ikindi warubajije uko kivuga. Legacy. Urabona, ngewe I consider myself nk'umu upcoming, niko ngewe nifata nk'umuhanzi ukizamuka mu bijyanye no kwagura impano ku isi muri Afrika. Ndacyafite kuririmba ku rwego rwa Afrika, kuririmba rwego rw'isi. Ntabwo ndatangira gutekereza ibintu bindushya cyane. Ndashaka kubanza gukora umuziki nkawukora, none nagera nkumva rwose nawukoze pe, kavuga kereka none nshaka ikindi nshobora kubakiraho abantu bakatekereza. Ni nko kumbwira ngo wambera mentor, ngo I can't mentor anyone. Nanjye nkeneye umuntu mentoring, cause ndimo ndakura.
nshaka gukorera umurimo w'Imana mu buryo buri excellent. So my legacy nuko nkomeza gukorera Imana, abantu bakamenya nasoza urugendo bakavuga ngo yakoreye Imana mu mwuzuro. Ngiye nicyo nifuza. Ku myambarire, what's wrong with imyambarire? Okay, sorry. Ntago ari Kisilamu, ira ni imyambaro y'abantu bo muri bayita gute, Middle East, sibyo? Ntago ari imyambaro y'Abisilamu, nuko babihuza nuko abenshi ari Abisilamu, ariko ira ntago ari imyambaro ya Kisilamu, umuntu wese yayambara nta kibazo. So we wanted something new, we wanted a colorful concert, so we wanted to bring a different vibe kuri stage, kandi byari byiza. So ntago ari ikesi, ntaho bihuriye n'ibyo Abayisilamu rwose. Yes, nitwa Babu, felicitation barasigo bari benshi nanjye reka ngireho, ariko nshaka kubaza kumarana n'abantu bose mwatanye, ariko tukomeje mwatanye mu Buhinde producer wawe, abahanzi benshi bagenda bibaza abo batanye icyo cyo bagezeho, babivuze iki kubaza n'abantu mwatanye. Icya kabiri bavuze ko ababyeyi bakunda fame no kumenyekana, kandi nawe ko wari umeze iyo babonye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga turi public figure. Okay, gutangira n'abantu nta cyiza nko kwizera abantu mwatanye bure babakuzi ukenye, babakuzi umeze neza, bakuzi urwaye, bakuzi uri muzima, bakuzi muri angle zose, ntago bakubetraying. Ngiye I like to keep my people. Umuntu muzabarize neza umuntu uva muri team yanjye ni umuntu rwose washatse kuvamo. Iyo namwizeye nkamufata nkavuga ngo turatangira gukorana, kuri njyewe it's forever. Ikintu kigorana kirikuwe iyo avuze ngo ndagiye, harabagiye bavamo of course barahari, ariko we nyine yahisemo kugenda ndamurekura of course. Ariko njyewe nkunda gukipinga abantu banjye, kuko biranarushya kuguma wigisha abantu ibintu byawe ejo kumwe, ariko iyo duhorana gutya nk'ubu ngubu practice zacu nta nubwo zari nyinshi cyane kubera ko dusanzwe ijana. I'm not saying ngo ni ijana, ariko niyo nagira ijana cyangwa magana bizibitse nkagenda nzironjoramo kamwe nakaba. Ariko icyifuzo cyane nuko nkomeza gukorera Imana no mugenzi wabo ntakiriho, abantu bakazamara nk'indi myaka 40 bumva ibihangano byanjye. So nicyo ngiyewe nshaka. Rero nta bunebwe ngira iyo ndi gukorera Imana. So ukuntu mbikora nta bundi bwenge, nta zindi manevre ngira, ntago ndusha abandi ubwenge cyangwa oya. Ngiye gusa namenye ko Imana yamamagire kwikora, mfata umwanzuro mva mu bindi byose ndayikorera. Murabizi nagiye kwiga, ariko navuze ngiye gukorera Imana. Maze kwikorera njye nasenze Imana nyisaba ibintu naribwiye Imana, niba rero uhisemo ko ngukorera uza providing ibyo wumva bisaba kugira ngo ukorere, una protecting muri muhamagaro. Rero yarabikoze. Iyo provision niyo protection nibyo binsunika. Noneho rero kubihuza nuko you don't forget where you came from, ntukibagirwa aho waturutse, niba aho wavuye ya starting point yawe ihora iba mu mutima wawe, ntago wacogora. So njye sinabivamo. By the way, nta nibindi nzi nabivamo nkajya mu biheza, nkajya kuririmba baby girl. Urakoze cyane kabisa, reka nshime Imana igumugisha, kandi ndi kubisengera bizakora. Munyemere nanjye mbashimire, nukuri Imana ibumugisha. Kamaze nshimire Authentique ko yaramfashe ko organiza bino bintu, nkuko nawe babwiye mu butumwa bwiza muri gospel turuzuzanya. Nshimira abanyamakuru mwese mwitanze mukaboneka mukaza. Ghost, I'm not an interview person. Isinzi ukuntu nzabisobanura ngo abantu babyumve. Ntago ngewe bijya binkorera cyane kujya yara nkisobanura, ntago ari ibintu byanjye. Ariko uburyo bamwe muri bwe bakabyakira neza, abandi ntibabyakire, ariko at least n'abatabyakira bakambanira neza. So ndabashimira abo kuri Twitter, kuri za Facebook, abo YouTubers, ibinyamakuru byandika, everybody mu mwanya wiwe. Imana imumugisha. Nubwo ntazi niba ngiye ugomba kubashima ningiye bra. Okay, yes. Nshimira na Authentique event dutangira mu byukuri twese twari dufite ubwoba, twese dufite akantu kako, njye nayo ifite impungenge z'uburyo bizagenda, ariko ndebye team nkamwe dufite numva ndahumuritse, numva ni ibintu byiza. Rero Imana ibumugisha cyane.